Yes. Twongeye kubaha ikaze kuri Migo TV, uyu ni umwanya tuba tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Turasaba wowe utarakora subscribe, ukora subscribe kuri Migo TV kugira ngo ibiganiro byose kwa uploadinga ku channel yacu bijye bikugeraho kandi ku gihe. Ubibone mu ba mbere. Muracyari kumwe n'umuhungu wanyu Mihigo, uyu ni umwanya tugiye kubagezaho bimwe mu makuru kuri ku ndwara yitwa Monkeypox. Iyi ndwara yitwa Monkeypox ni indwara bahinnye bakayita Mpox. Iyi ndwara ifata uruhu, ikaba yaragaragaye no mu Rwanda. Iyi ndwara yagaragaye mu Rwanda ni nyuma y'uko yari imaze kugaragara mu bice bya Congo ndetse n'u Burundi. Iyi ndwara ikaba imaze kugaragara ku bantu babiri b'Abanyarwanda baheruka gukora ingendo mu bihugu twari tumaze kuvuga birimo Congo ndetse n'u Burundi. Akaba ari indwara mbi cyane, ikaba yanakwica. Iyi ndwara rero tugiye gukomeza tubabwira bimwe mu bimenyetso by'iyi ndwara, harimo nko kugira umuriro ukumva ufite umuriro ukabije, ukumva kabisa umubiri wawe ntabwo umeze neza, ufite umuriro ukaba. Kandi iyi ndwara ikaba igaragazwa no gucika intege, kumva nta mbaraga ufite kandi wagombye kuba ufite imbaraga, umunaniro ukabije ndetse no kuzana ibiheri ku mubiri. Iyi ndwara ikaba izana ibiheri ku mubiri, bigahera mu maso bigenda bimanuka no mu bindi bice byose by'umubiri, ifata nyine ibindi bice byose by'umubiri. Indwara ni mbi cyane, tugomba kuyirinda. Turakomeza kandi tubabwira uburyo ki ushobora kwirinda iyi ndwara. Iyi ndwara ushobora kuyirinda wirinda guhura cyangwa gusuhuzanya n'umuntu urwaye iyi ndwara ya Monkeypox, kuko bihita bituma nawe wayandura. Ukirinda gukorora igihe wenda uyirwaye, ukirinda kuba wakorora utipfutse. Ushobora nko kwambara face mask, agapfukamunwa, kugira ngo utanduza bagenzi bawe. Kandi iyi ndwara ishobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina. Abantu mukora imibonano mpuzabitsina, ibintu mubyitondere, birisereye cyane. Udakora imibonano mpuzabitsina ugakurikira akaryoshye, ukavanaho iyi ndwara kandi itari nziza na gato ku buzima bwawe, yanaguhitana. Si ibyo gusa kandi iyi ndwara hari uburyo ki ishobora kwirindwa. Iyi ndwara ishobora kwirindwa ugerageza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, cyangwa ugakoresha sanitizer, kandi ukirinda gukora ahantu hakoze umuntu uyirwaye, ukirinda kwambarana n'umuntu urwaye iyi ndwara, ukirinda no kuryama ku buriri cyangwa ku gitanda kimwe n'umuntu urwaye indwara, cyangwa kuryama nyine ku gitanda umuntu usanzwe urwaye indwara aryamaho. Ibyo byose ugomba kubyirinda kugira ngo iyi ndwara itagufata, ndetse tureke no gutuma ikomeza ikwirakwira. Turabashimira mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Mihigo TV. Turabasaba gukora subscribe, like, comment, share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihora bibageraho 5 kuri 5. Turakomeza kandi tubabwira ko iyi ndwara nubwo ari mbi cyane ikaba yanakwica, ariko iyi ndwara nubwo hataraboneka umuti uyivura bya nyabyo igakira, ariko ibimenyetso byayo biravurwa kandi umuntu akongera agakira akamera neza. Ni byiza rero ko dukomeza kwirinda iyi ndwara, kuko iyi ndwara iyo uyirwaye, biriya biheri uba wazanye ku mubiri bigeraho bikaba byameneka. Iyo bimenetse bishobora gutera ama infection, bikaba byatera ingaruka mbi ku buzima bwawe, harimo n'urupfu. Urumva ibisebe byajemo ama infection ntago biba bigoye kubikontorora, biba bishobora gutuma hakuviramo n'urupfu. Iyi ndwara rero tugomba kuyirinda dushyize hamwe nk'Abanyarwanda, tukirinda kujya mu bihugu birimo iyi ndwara kugira ngo tutayivana tukanduza abandi Banyarwanda bagenzi bacu, tutanduza famiye, tutanduza inshuti, tugakomeza kuzirinda muri rusange. Turabashishikariza rero gukomeza mukurikira ibiganiro byacu, mutanga comment, like na share kugira ngo ibiganiro tubategurira bikomeze kugera no hirya no hino. Turagushimira ukomeze wakanze subscribe, nawe utarakanda subscribe wayikanda, kuko nta kiguzi kabisa, nta kiguzi no gukanda subscribe. Tugakomeza tukazamurana. Ciao.